kw'iriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza. Byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uyu wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze niba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ko ahuye na Mesiya, bimwanga mu nda kwifata biramugora. Azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi temuye na Mesiya, nimuneke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Nimuneke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Kw'iriba n'ishuri ridasanzwe, aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ku mibanire ikwiye kuturanga. Kugira ibyo tudahuza n'ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi, ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhanganye turebana ingwe. Gerageza umbere udasanzwe, maze nanjye nkubere udasanzwe. Twigire ku birenge bya Kristo Yesu, ari we buye ryo mu mfuruka, rihurirwaho n'inkuta zose. Niwe muhuza w'ibyahoze bidahura, Yuda n'i Samariya. Abahuye nawe bahinduka badasanzwe. Nimuneke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Nimuneke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Nimuneke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya.